Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you greetings and wishes. Uyu munsi ngiye kukwigisha insuhuzanyo cyangwa se indamukanyo and wishes, no kwifurizanya cyangwa se inyifuzo wa wifuriza umuntu. So ndagira ngo ukurikire rero the greetings and the wishes that I'm going to teach you insuhuzanyo cyangwa se n'inyifurizo ngiye kukwigisha. When you meet someone and you want to greet him or her, you say, iyo uhuye n'umuntu ushaka kumusuhuza ari umukobwa cyangwa umuhungu uravuga ngo hello cyangwa se hi, uvuga ngo uraho cyangwa se bite uraho. So and when you meet or when you want to greet someone in the morning, you say, iyo ugiye gusuhuza umuntu mu gitondo uramuvuga ngo good morning cyangwa se morning cyangwa se good morning. Zombi zirakoreshwa. Ushobora kuvuga ngo morning ndakavuga good morning. So during afternoon you say, yari nyuma ya saa sita ugiye gusuhuza umuntu aramubwira ngo good afternoon. Afternoon bivuga nyuma ya saa sita. Uvuze ngo I will come to see you afternoon, ndaza kukureba nyuma ya saa sita. So cyangwa se meet afternoon, duhure nyuma ya saa sita. Good afternoon. So during the time of evening you say, yari igihe cya nijoro cyangwa se mu mugoroba nyine uravuga ngo good evening. Good evening. Good evening ugusuhuza umuntu mu gihe cya nimugoroba. So ushobora kuvuga uti it's pleasure to meet you, ni byiza guhura nawe, cyangwa se nice to meet you, it's nice to meet you, ni byiza guhura nawe. Wajya kumusezeraho uravuga ngo goodbye. So noneho reka turebe wishes, inyifurizanyo. When we use the verb to have when we want to wish someone. Iyo tugiye kwifuriza umuntu dukoresha inshinga kugira have. Let's take examples. Reka dufate ingero. Ushobora kuvuga uti have a good trip, have a nice trip, ugire urugendo rwiza, cyangwa se mugire urugendo rwiza. Have a good journey, mugire urugendo rwiza cyangwa se ugire urugendo rwiza. Safe journey, urugendo rwiza. Ubibwira umwe cyangwa benshi iyo urimo kwifuriza hano. Ushobora kuvuga uti have a good day, ugire umunsi mwiza. Have a good day, ugire umunsi mwiza cyangwa se mugire umunsi mwiza. Ushobora kuvuga uti enjoy your weekend, weekend nziza, uri kwifuriza umuntu umwe cyangwa benshi. Enjoy your time, uri kwifuriza umuntu ngo agire ibihe byiza. Enjoy your time, so igira ibihe byiza noneho. So noneho ari uko ushobora kuvuga uti enjoy your meal, umuntu arimo kurya ushobora kumubwira uti so enjoy your meal, enjoy your food, uri kumubwira ngo aryoherwe, enjoy your meal. So noneho iyo ugiye gusezera umuntu ari nijoro uramubwira uti have a good night, ugire ijoro ryiza, cyangwa se good night, ugire ijoro ryiza. Noneho ushobora kuvuga uti ari ku itariki y'amavuko, umuntu afite birthday cyangwa se itariki y'amavuko, uramubwira uti happy birthday to you, isabukuru nziza, cyangwa se happy birthday, isabukuru nziza. Noneho iyo uri kwifuriza umuntu ngo noheri nziza uravuga uti happy Christmas, cyangwa se happy Christmas to you, noheri nziza kuri mwebwe cyangwa se noheri nziza kuri wowe. Haba ari kuri Pasika, mu gihe cya Pasika ushobora kuvuga ngo happy Easter to you all, Pasika nziza kuri mwese, happy Easter to you all. Noneho umuntu agiye gukora nk'akantu cyangwa se arimo gukora umurimo ushobora kumubwira uti wish you good luck, mwifurije amahirwe masa, cyangwa se good luck, amahirwe masa. Noneho waba usezeye umuntu kumubwira uti usigare amahoro, cyangwa se uravuga uti stay safe cyangwa se stay well, umererwe neza nyine. Noneho iyo uri kubwira umuntu kumusezera uvuga ngo see you, ushobora kuvuga ngo see you tomorrow, tuzabona ejo. See you soon, tubonane mu kanya. See you next time, tuzabonane ikindi gihe. Bivuze ngo see you tuzabonana, see you tomorrow na hejo, see you soon naho mu kanya, see you next time naho utaha. So thank you for having studied this lesson. Urakoze kuba wize iri somo. Start from now, tangira ubu ngubu by using these greetings, ukoresha izi nsuhuzanyo in your daily conversations, mu biganiro byawe bya buri munsi. So reka nongere ngushimire rero, kora subscribe and share kugira ngo videos zose cyangwa se you have a good chance of just following each and everything that we upload here. Thank you.